Mbere yo gutangira akazi wakora utuye siporo kugira ngo umugongo utakurya. Utuye siporo wakora uri mu mazi, utuye siporo wakorera mu misozi hagamijwe ngo umutima ukore neza, amaraso atembere neza. Bakunzi mudukurikiye twongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya mwiza w'ubuzima bwiza, uyu ni umwanya mwiza w'amahoro, ni umwanya mwiza wo kugira amagara mazima. Ni umuyoboro mwiza twabashyiriyeho, umuyoboro udasanzwe uzajya ubagezaho amakuru y'iby'ubuzima, amakuru ya fitness, amakuru y'uko wabaho ukamera neza. Ni umwanya mwiza cyane, mbararikire kujya mukurikira cyane yitwa Fitness and Health. Kuki twashyizeho uyu murongo wa Fitness and Health? Ni umurongo twashyizeho nyuma yo kubona ko abantu benshi bakeneye kujya babona amakuru ajyanye n'iby'ubuzima, nyuma yo kubona ko abantu bakeneye amakuru kujya babona amasiporo bakora, nyuma yo kubona ko abantu bakeneye kujya abantu bamenya uko bajya biyitaho bibereye mu rugo. Ni umurongo mwiza twabashyiriyeho, ni channel nziza, wowe udukurikiye kujya ukora like, subscribe. Fitness and Health ni umwanya wawe, ni porogaramu nziza cyane tuzakora, tuzajya tubageza amasesheni menshi agiye atandukanye agamije kugira ngo ubuzima bumere neza. Muzahabona ibintu byinshi cyane, muzahabona inyigisho nyinshi cyane n'inzobere zigiye zitandukanye mu bijyanye na fitness, mu bijyanye n'ubuzima. Umwanya n'uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo niba iki tuzabagezaho rero muri uyu murongo mwiza. Byagaragaye ko abantu benshi bakeneye gukora siporo ariko babuze ubigisha ubikora. Njyewe mbivugana ni ibintu nize, mfite certificate yabyo muri University of Toronto, nabonye muri 2019. Ni nabyo nkora, nibyo mbamo. Ni ukuvuga iyi channel Health and Fitness uzamenyera byinshi, uzabonera byinshi. Niki tuzigaho, tuzibandaho? Tuzareba n'utuye siporo wakorera mu misozi hagamijwe ngo umutima ukore neza, amaraso atembere neza. Tuzajyayo mu birebe siporo wakora uri kuzamuka umusozi. Tuzareba n'utuye siporo uzakora uri mu muhanda ugenda. Ni byinshi cyane bizagufasha ukamera neza. Si ibyo gusa, noneho tuzareba byinshi n'utuye siporo wakorera umwana uri hagati y'amezi y'umwaka umwe n'imyaka 7. Tuzatureba uri mu rugo, mama papa udukurikiye, tuzakora ukuntu uzajya ukora udusiporo twiza cyane, uzajya ukora umwana wawe kandi akamera neza, agakora ari fit, agakora ameze neza. Si ibyo gusa, noneho tuzabereka udusiporo mu mago iwacu. Dufite abamama, abapapa bari mu zabukuru, ni ukuvuga imyaka yabo iri mu zabukuru, ariko tuzareba udusiporo fitness wajya ukorera umwana, umupapa uri mu zabukuru hejuru y'imyaka 50 kujya ku myaka 60. Bararikire, uyu ni umurongo Health and Fitness. Uzahamenyera byinshi, uzagira byinshi, umere neza. Si ibyo gusa, tuzareba byinshi bigiye bitandukanye. Tuzareba aqua sport, utuye siporo wakora uri mu mazi. Mu rugo iwanyu, iwacu tugira hari amapisine agiye atandukanye. Tuzabereka icyo aqua sport, siporo twiza uzagikora. Mbibutse ko iyi ni Fitness and Health, ni YouTube channel, ni umurongo, ni porogaramu ndende tuzajya tunyuramo tubagezaho kugira ngo bigende neza. Si ibyo gusa, tuzareba mbere yo gutangira akazi wakora utuye siporo kugira ngo umugongo utakurya. Abantu benshi bafite ikibazo cy'uko bahora babara umugongo, back pain, bakagenda bababara umunsi ku munsi, ariko siporo uzagenda ukora umugongo ugakira ukamera neza. Mbibutse ko ni Fitness and Health program, ni umurongo, ni cyane twabashyiriyeho, izajya bagezaho siporo n'ubuzima ukamera neza. Si ibyo gusa, noneho hari byinshi tuzabagezaho. Mureke kujya kurikira umurongo ukagezaho. Hari udusiporo tuzatwereka abapapa bo mu zabukuru b'abagabo, siporo wakora uzamuka, wagendera ku nkoni ukamera neza, ibintu bikagenda neza. Si ibyo gusa, noneho tuzabagezaho udusiporo wakora abantu bagira cramps, ibinya. Hari siporo uzajya ukora, tuzabereka, ni porogaramu ndende, ibinya bigakira ukamera neza, ibintu bigasubira ku murongo. Si ibyo gusa, noneho tuzabereka ko udusiporo tuba metabolism imera neza. Mvuze metabolism, icyagiye ubona ibintu ibinure byagiye byiyongere, byabaye byinshi. Tuzabereka siporo ukora, noneho ibinure bikagenda, cholesterol mu mitsi ikazibuka, ni ukuvuga ukamera neza. Ni ukuvuga ngo twabazaniye byinshi, ni porogaramu, uzahamenyera byinshi, uzahakorera byinshi, ukamera neza. Si ibyo gusa, noneho muri Fitness and Health twabashyiriyeho porogaramu nziza cyane, ni umuyoboro wa YouTube.
mu bibazo by'ubuzima na fitness no kuba fit. Amagara ni meza, amagara ntacyo bayagurana kandi ukamera neza. Si ibyo gusa noneho tuzabagezaho siporo wakora ikibazo cy'umutima cya diyabete, siporo no gukareketinga gutakaza ku isukari ziba ziri mu mubiri, siporo kandi ukazikora mu rugo ukamera neza. Muri fitness and health tuzabagezaho siporo wakora noneho mu gihe ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Icyo umuntu arwara umuvuduko w'amaraso ni igihe imitsi iba yazibye, amaraso adatembera neza, ariko noneho umwanya n'uyu nguyu kujya udukurikira ni porogaramu uzajya udukurikira umunsi ku munsi ukamenya amakuru y'ibigiye bitandukanye. Si ibyo gusa noneho hari igihe umuntu akora agisida akagira imvune akeneye ama recoveries agiye atandukanye kugira ngo yongere amere neza. Fitness and health ni umuyoboro tubagezaho udusiporo wagikora ufite umuntu wagize imvune ahantu ariho hose, none akagenda dukora akagenda amera neza. Ni umuyoboro mwiza cyane noneho uzagenda ugufasha bigakora neza. Si ibyo gusa noneho tuzakugezaho udusiporo dukuraho inda. Uzajya kubona umupapa afite inda nini cyane yariyongereye, hari amasiporo meza tuzabagezaho bituma inda igenda. Si ibyo gusa noneho ni byinshi, ni porogaramu tubafitiye muri fitness and health. Ni YouTube channel, ni umurongo mwiza cyane, kureke udukurikiye kora subscribe and like ukazigeraho byinshi, inama z'ubuzima uzamenyera byinshi. Si ibyo gusa noneho tuzabagezaho udusiporo wakora noneho yandika agenda ukamera neza. Twifashisha abakoci bagiye batandukanye muzabona ahangaha. Umuntu nashobora kuvuga ngo ngiye ndashaka wenda siporo wakora umutwe kurya, ngo ufite umutwe wo kurya, ngo wagize migraine, umutwe utameze neza, ni umwanya n'uyu, ni platform nziza cyane uzajya umenyeraho ibintu byinshi bigambiriye kugira ngo umere neza. Fitness and health ni umurongo, ni porogaramu twabashyiriyeho nyuma yo kubisabwa n'abantu benshi bya biga hari online bakabimenya bibereye mu rugo kandi ukamera neza. Gusa noneho uzabona byinshi, amaexercise menshi n'abakoci benshi bagiye batandukanye muri fitness and health. Ni umurongo mwiza cyane, YouTube nziza cyane izakugezaho byinshi, amakuru meza cyane kandi ukamera neza. Si ibyo gusa noneho tuzareba byinshi, tuzadukoramo n'ubukerarugendo bw'isiporo wakora muri pariki, ukagenda ukoreramo hagamijwe ngo relaxing umere neza.